Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu mudukunda kandi muhora mudukurikiye. Iyi ni Chorale Christus Regnat yabateguriye isomo ryitwa Twige Muzika kandi ihora iribagezaho. Ngewe ndi Bahati Welaris. Tugiye kwinjira mu mutwe wa kane w'isomo ryacu. Indanganota ya fa. Indanganota ya fa nkuko twabibonye mu ntangiriro y'iri somo ikoreshwa mu buryo bubiri. Ishobora gushyirwa ku murongo wa gatatu wa muhundwa nota cyangwa se ku murongo wa kane wa muhundwa nota. Iyo iri ku murongo wa gatatu wa muhundwa nota bigaragazwa na gatatu yanditse ntoya iburyo bwa fa. Hanyuma ku murongo wa kane bigaragazwa n'umubare kane wanditse ari mutoya iburyo bwa fa. Nkuko rero yitwa indanganota. Nkuko yitwa indanganota, akamaro ko akaba ari uko guha izina ryayo inota riri ku murongo yashyizweho. Bivuze ko niba iri ku murongo wa gatatu wa muhundwa nota, inota ryitwa fa rizaba riba ku uwo murongo, cyangwa se inota riri ku uwo murongo rizafata izina rya fa. Hanyuma nituramuka tugize inota rya fa ku murongo wa gatatu, ni ukuvuga ko munsi y'umurongo wa gatatu hazaba hari inota rya mi, mu murongo wa kabiri inota rya re, munsi y'umurongo wa kabiri inota rya do. Murumva aho tugeze? Niba dufite indanganota ya fa yo ku murongo wa kane, ari nayo tuzakoresha cyane mu kuririmba mu cyiciro cy'indanganota zitwa indanganota gabo, indanganota zifungura amajwi y'abagabo. Ni ukuvuga ko inota rya fa rizaba riri ku murongo wa kane. Hanyuma mu mpuzamirongo ya gatatu ubwo hazaba harimo inota rya mi, mu murongo wa gatatu inota rya re, mu mpuzamirongo ya kabiri inota rya do. Uherero kuri iyo do ugiye gutangira kuzamuka urukurikirane ugire ku yindi do, urunani rusoze wongere umanuke. Kurikira imyitozo rero, wibuke ko ijwi n'akaboko bijyana. Nyuma y'indanganota ya fa mu myitozo twahuje amajwi menshi, kuko indanganota ya so yitwa indanganota gore. Amanota ahagaritse agenerwa ijwi rya soprano, amanota acuritse akagenerwa ijwi rya ruto. Mu ndanganota gabo fa yo ku murongo wa kane, amanota acuritse agenerwa ijwi rya bass, hanyuma amanota ahagaritse akagenerwa ijwi rya tenor. Nyuma rero yuko twinjiye mu buryo bwo gukora amajwi menshi duhuje indanganota ebyiri, reka twinjire mu mutwe wa gatanu w'isomo ryacu witwa shami. Shami cyangwa se la cloche.
nk'uko twabibonye mu igereranya ry'amanota mu mutwe wa mbere w'iri somo, shami ni 1/2 cya gahiri. Ni ukuvuga ko gahiri imwe iba ifite shami ebyiri. Nta kidasanzwe rero mu myitozo dufite hano. Turazirikana ko mu gipimo cya 2/4 aho twatwaraga gahiri imwe mu gihe kimwe, tugomba kuba tuvuzemo shami ebyiri. Aho twatwaraga gahiri imwe mu gihe kimwe, tugomba kuba tuvuzemo shami ebyiri. Niyo mpamvu imyitozo mugiye gukurikira mu kanya, muhundwanota yo hejuru iragaragaza amanota 2 mu gihe kimwe, ubwo ni shami. Muhundwanota yo hasi iragaragaza gahiri imwe, mu buryo bwo kugereranya ko gahiri imwe igenda mu gihe kingana n'icya shami ebyiri. Niwo mwitozo wa mbere dukurikira kuri cloche. Nyuma hakaza imyitozo yindi ivanze amajwi menshi ariko igaruka cyane kuri cloche. Wamaze kumenya gutandukanya alto na soprano muri muhundwanota imwe, wamaze kumenya gutandukanya tenor na basse muri muhundwanota ifite indanganota ya fa. Tujyane n'imyitozo rero. Turabashimiye ko mwakurikiye muri benshi nk'uko bisanzwe, ariko kandi mbere y'uko dusubika isomo dusoza irya none, turabibutsa gukora share, like, muri comment turakomeza kwakira ibitekerezo, ibyifuzo, ibibazo, kugira ngo turebe uburyo twakomeza tugatunganya isomo rikajya ritugeraho ritunganye kurushaho. Ariko tunabibutsa ko subscribe ari ngombwa. Utarayikora n'ubuzi utarayikora, mwibutsa ko kantu kugira ngo isomo rijye riza hita ribona ku buryo bwihuse. Mwibuke kandi ko kwiga ari uguhozaho. Uko amasomo agenda akurikirana, ni byiza ko mugira imbaraga zo kujya muyasubiramo. Iyo ko muyasubiramo niko mugenda mugira uburyo n'ubushobozi bwo kumva azagenda akurikiraho. Ngaho rero nimukomeze mwige kandi mwigire kumenya. Murakoze. Byiza.